Mwanafuraho neza muraho neza ane amakuru ntabwo ari babi murambabarira ijwi ryanjye ryajwi Godfather yavugaga mu kanya ryangiritse nasaraye ariko ndagerageza kuvuga byabanje kungora gukoresha bino gufungura mikoro no kuvuga n'ubwa mbere ngiye muri space mu buryo bwari bwo bwose naba ndi umu auditeur cyangwa ndi umuspeaker murambabarira ndatekereza ko hari ngo ndimo kumvikana turakumva ufite umuvuzi uri bukuvura imiti ya Godfather ibaze nawe ko ari ubwa mbere kandi ubwa mbere ugutomeye ntabwo nzi ko byagenze usibye ko nanjye nabonye ari ibintu biri ngombwa kuganira n'abantu guhura n'abantu tukaganira ubundi buryo bwose bwahozeho mbere bwo kugira ibyo umuntu avuga n'ubu ngubu bukiriho ubwo no kuvuga ubwa YouTube n'andi ma interview abantu batanga ni ugusubiza umuntu umwe ku giti cye mu gihe bino bya espace bya space bikorwa ari abantu benshi mushobora kuganira ibyo bifite iyo avantage gukongeraho n'iyo miti ya Godfather bigahita byoroha urakoze rero ubundi ariko uretse kuba abantu bakumva ubundi umuntu akwiye ngo mwanafunze uretse kuba tuzi izina mwanafunze ubundi mwanafunze ni mu ntoki ibintu rero no kwivuga sinaza kubishobora mpitamo cyane kubera ko abantu benshi hari abo tuziranye mu buryo busanzwe inshuti b'abantu dukora nabo mu muryango abo ngabo mfite uko nabibwira usibye ko bo nyine banzi ariko narabanzi mu buryo bw'umwuga bwo kuvugira muri radiyo nabwira ko ndi umunyamakuru ubikora by'umwuga umunyamakuru wa radiyo by'umwihariko ukora mu rwego rw'igihugu rw'itangazamakuru maze igihe kitari gito muri bino bintu by'itangazamakuru kubera ko nabitangiye mu 2013 ariko ubwo nibwo narangije ishuri mu kubitangira mvuga ngo by'umwuga noneho mfite naho mperereye mvuga ngo ndi muri iyi sector yo gukora ibiganiro biri documented no guhera nabwo ko guhera mu mpera zo 2013 gutangira 2014 hanyuma mu birebana n'ubuzima bwite butari professionnel ntabwo nubatse ariko mbirimo niga itangazamakuru muri kaminuza y'u Rwanda ikitwa nkuru y'u Rwanda niga indimi mu mashuri yisumbuye ariko ubwo hari ibindi nagombaga kuvuga ntabwo nzi ibintu mfite byose simeruka kutima yes sinzi niba ari ikintu nagomba kuvuga hano okay urakoze hanyuma warutubwiye ko itangazamakuru kubera iki wahisemo kwita itangazamakuru ndanza kugira amagambo menshi ahari simbizi kubera ko nari maze muri Kigali Epotech mu muryango w'ikoranabuhanga iPhone yawe ifite ikibazo mu mikorere yayo ikirahure cyayo cyaramenetse ishiramo umuriro vuba ikunda kwizimya bya hato na hato yaguye mu mazi nyuma irasinzira ifite ibibazo bijyanye n'ububiko cyangwa iCloud yayo ibi byose n'ibindi bibazo bigirwa na za telefone nibyo byatumye mu Rwanda havuka ikigo cy'abahanga mu guhangana nabyo gusa muri Kigali Epotech bo bafite umwihariko wo gukanika izo mu bwoko bwa iPhone zonyine ugeze mu mujyi haruguru yo ku musigita w'imihanda ihurira munsi yo kwa Makuza ureba mu cyerekezo cyo kuri Beka uhabona icyapa cyanditseho ngo Only iPhone Repair wanabahamagara kuri 0784 21 14 Kigali Epotech intangarugero mu gukanika iPhone. Isano ntabwo nabigiyemo mu by'ukuri mbizi nzi uburyo bikorwa ariko nakunze inkuru kuva kera cyane cyane kuba ari inkuru kuri jewe ikintu cya mbere kiruta ibindi mu bintu byose bishobora kubanisha abantu ku giti cyanjye ikintu nkunda kurusha ibindi ni amagambo amagambo mu kuyavuga cyangwa se mu kuyumva ubwo bita bizana ibirebana no kumva aho babari inkuru ariko nkunda abantu bazi gukora amagambo bazi
gukora ibintu bimeze nk'ubuhanzi mu magambo n'akahe kazi nakora muri ubu buzima gatuma nkora ibintu bimeze nko kubara inkuru zibi byabaye cyangwa se ibishobora kubaho kuri suje zose zibaho. Icyo nicyo ntekereza ko cyabinsunikiye, ariko nanone nkakunda indimi, aribyo byansunikiye mu kwiga indimi muri secondaire. Noneho ubwo nizi indimi, umuntu wize indimi mu gihe nigiye, abenshi bumvaga bashaka kujya mu birebana n'itangazamakuru niba warize indimi. Nanjye nagiye muri iyo nzira nyine, birangira mu kwiga muri kaminuza nyine ngiye kwiga mu itangazamakuru n'itumanaho. Watubwiye ngo watangiye gukora ibijyanye n'ibyegeranyo muri 2013, ariko si cyo gihe watangiriye itangazamakuru. Mbere wakoraga ibiki? muri icyo gihe mbere ya 2013 ubu nari yiga muri kaminuza. Muri 2012 nibwo nagiye kuri radio bwa mbere mu ntangiriro za 2012, nakoraga muri Salus ni Butare. Icyo gihe bwo twese abantu benshi bajya gutangira, abenshi apana bose bajya gutangira gukora muri radio cyangwa muri televiziyo, benshi bahera mu makuru kubera ko niho hantu ufite abantu bakuyobora, aba redacteur bakuyobora, bakwereka uko ibintu bikorwa, bakubwira ngo inkuru ikorwa uku, kwandika texte uri gukoremo inkuru bikorwa uku. Niho natangiriye, ariko icyo gihe twari benshi mu ishuri ry'itangazamakuru, twari benshi cyane twashaka kuvugira kuri radio, ku buryo twisangaga mu nama zitegura amakuru, ugasanga muri iyo nama turimo turi abantu bagera muri 20 kandi amakuru yose ari bugirwe n'inkuru zitarenze 5. Ukaza uyu munsi ugataha utabonye icyo ukora, ejo ukazagaruka gutyo. Nakoraga mu by'amakuru ariko sinavuga ko nabikoragamo, nashobora kuvugira muri radio ngari mu cyumweru. Hanyuma rero nyuma waje gutekereza ute guhindura, si kuki utavuga guti muri izo nkuru 5 nige nagumamo, kuki wabivuyemo cyangwa ko wahinduye? Natekereje ku bintu birebana na urumva bimwe navugaga birebana no gukunda amagambo cyangwa se no gukunda kubara inkuru. Nakundaga gushakisha ibintu biri kuri internet bitarebana n'amakuru gusa, ahubwo bya bintu ubona bisa n'ibivunanye. Ashobora kuba harimo akantu niba navuga kameze nko kuba narikunze cyane kureba ibintu nakora abantu benshi badashamadukira gukora kubera ko bivunanye. Mbanza gutekereza kuvuga ngo ariko njyewe nshobora ku internet kuyijagajaga nkayikuramo ibintu bitandukanye n'amakuru ya actuality y'ibigezweho kano kanya, ahubwo amakuru y'ibintu y'uburyo ibintu bikorwa cyangwa se uburyo ibintu bikora. Mbanza gutekereza kuvuga ko ubwo tuza hano mu birebana no gushaka inkuru kugira ngo dukore amakuru, bikarangira nyine umuntu atabonye umwanya wo kubuza gukora inkuru umunsi kubera ko twari benshi. Yewe nshobora gutekereza gukora ibintu icyarimwe bishobora kuba byigisha abantu, ariko ikaba ya nkuru ibaze mu buryo bunaryoshye, niba ariko nabivuga. Donc ugakora ikintu cyigisha gitanga amakuru, ariko akaba ari n'inkuru ikoze ibaze mu buryo ushobora kuvuga ijambo rimwe umuntu akifuza kumva irikurikiyeho. Nuko natangiye kubitekereza. Icyo gihe natangiye nasabye abatukoreshaga niba mu makuru muri buri edition y'amakuru ntajya nkoramo akantu gatoya kuri suje abantu bibaza ibintu byinshi, bya bintu tubona buri munsi ariko mu by'ukuri tutabifite amakuru menshi. Uyu munsi niba imvura iramukira ku muryango, n'abantu bangaye bibaza uko bigenda kugira ngo iyo mvura igwe. Niba tugenda mu modoka usibye kuba tuyicaramo tukabona bigarukira ku mushoferi gusa, kuko umushoferi yitwara ari umuhanga, ibintu yaragize azi kubikora, ariko ni bangaye batekereza uburyo ikintu gisunika imodoka ikabasha kugenda hazamuka. Ibitekerezo nk'ibyo nibyo byasurikiye kugusaba abayobozi banjye kuba banyemerera nkajya nkora utuntu nk'utwo tugufiya dusobanura ibyo bintu, ariko mu buryo ngashyira ingufu cyane mu buryo inkuru ibaze mu kuba iyo nkuru. Ego urakoze. Hari abantu barimo kubaza muri comment ngo ko ijwi ryahindutse, ijwi rye ko ritavuga nk'iryasanzwe avuga. Dutangira yatubwiye ko afite ikibazo yasaraye, ariko atwisegura ngo atari bugerageze. Ubwo abantu wenda mwaje twatangiye, niyo mpamvu mwumva ijwi rye ryahindutse. Hanyuma rero mwana fo winjira mu byegeranyo, biriya bintu kuba bikomeye ugiye no kubyumva bamwe bitugora. Aho isomo urabyumva, ese ufata igihe kingana cyo gutegura nk'ikiganiro? Ni ukwezi, ni umunsi umwe, ni amasaha? Kuko gihe hari n'igihe uvuga ibintu ukajya n'ishisi ibintu ubundi yafashe igihe kingana cyo bikusanya, rimwe na rimwe bikananshaka. Urumva ubwira abahanga baswa nkatwe turatakara.
so ubigenza ute rero ngo wowe ubyumve ubimenye nurangiza ubibwire n'abandi. Red Blue JD. birasa n'ibigoye kubera ko bino ibintu bitari ibintu byose bifitanye isano na siyanse bifite abantu babizi cyane rwose ku rwego rwa nyuma, ku buryo mu kuvuga ibintu nk'ibi ngibi warize indimi, warize itangazamakuru, ushobora kwisanga mu kuvuga uri kuvuga ibintu ufite abantu babizi neza, ukavuga ibintu birebana n'amafuti. So igikorwa rero hano bisaba gukora gushakisha source zose z'amakuru nyinshi zishoboka. Tuvuge mu rugero niba ugiye kuvuga ku buryo inyongeramusaruro ikora, ni gute gufata amase bakayashyira mu itaka, bahari igihingwa runaka akazagira uruhare mu gutuma icyo gihingwa gikura neza, bigenda bite intambwe ku yindi. Icyo gihe icyo bisaba sindavuga gute mu Kinyarwanda, kumenya uburyo bwo gukiwadinga cyangwa se keyword uri bwandike muri internet, cyane cyane kuko niyo uhoraho amakuru, kumenya icyo uri bwandikemo, ukabona ibyo banditseho. Niba ugiye kuvuga wenda ku buryo ifumbire rikora, ukabona ibyanditsweho byose, ukajya muri YouTube, bisaba ikintu cyose kiri kuri iyi si hari abantu bakivuzeho mu buryo bumwe cyangwa ubundi, vuba cyangwa kera. Ubwo rero kugira ngo ushobore kumenya ibyo bintu bisaba kongera source bishoboka, kandi icyo ubonye niba ukibonye cyanditse kuri platform runaka, ukajya no gushaka kuri YouTube niba abandi ba expert babivuga kimwe, paka ubonye wenda nk'abantu hatatu ikintu kivugwa gutyo, ukabona kugikora. Bigorana rero, bifata umwanya kubera ko mbere na mbere bisa naho hari amagambo menshi ya siyanse tudafite, ku buryo niba ari ubu nibwo mu myaka itari ya kera nibwo twamenye ko bavuga ubutabire, niba ari shimi bavuga ubugenge, niba ari fizike, bigaragaza ko tutari dufite ayo magambo. N'andi magambo rero akoreshwa muri siyanse, ntekereza ko ari abantu bakuye ibintu by'utunyangingo bikaza kuba populaire, kubera ko bisaba kwanza kumva ibyo bintu, none ukajya no gucura amagambo bisinzi no kuyacura. Habwo bisaba ko ijambo rimwe riri mu Gifaransa, niba ari terme scientifique imwe, wowe isobanura mu nteruro yose, bisa nko guparaphrase niba ariko nabivuga. Ubwo rero bitewe na sujet, ikiganiro cyawe kigomba gutambuka buri cyumweru, bitewe na sujet. Hari sujet ushobora gukoraho iminsi igera muri 4, ariko hari nk'ibintu by'amateka biba bihariye byanditse bitasaba gutekereza cyane, ari gukora translation. Ushobora kwitangira uyu munsi, ejo bikaba byarangiye hasigaye kuri recording. Mvuga ngo muri biriya biganiro ushobora kumara iminsi 4 utegura, hano cyane gifite buri burebure bungana gute? Aba ari iminota ingana? Iminota 30 buri kimwe. Urumva tuvuge hari nka sujet scientifique 100%, izo sujet tuvuge nk'urugero, niba ugiye kuvuga wenda nk'isaha y'umubiri, horloge corporelle, uvuga ngo kubera iki uryama bwacya, iyo bwije usinzira, bwacya ugakanguka nta nduru ivuze, ntacyo, cyangwa se ugasanga urakangukira ku isaha imwe. Ibintu nk'ibyo rero bisaba siyansi ikomeye cyane, bisaba no kujya gushaka amagambo uri bukoreshe. Ibyo ushobora gufata iminsi 4, kuwa mbere nkandikaho akantu, kuwa kabiri nkandikaho izindi page 2, kuwa gatatu nibura kuwa kane mu ijoro cyangwa kuwa gatanu nkaba narangije page ngomba kurekodinga ziva mu minota 30. Hanyuma uyu munsi ariko abantu badukurikiye mwumvise ko umuntu arategura, ntabwo ari bya bindi umuntu abyuka mu gitondo ngo ahita ajya muri studio atubwire. Arategura, agafata igihe cye, hanyuma kandi afite ibibazo, mugiye gusoza ibibazo byanjye bikeya, ubundi n'abandi bose bisanzure. Abantu bose bashaka kuza kubaza muri muzamura agatoki, Godfather abahe mikoro nabinyemerera, kuko niwe nyir'urugo. Noneho tuze kwakira n'abandi bantu kugira ngo kitaza kuba ikiganiro cyanjye nawe gusa. Hanyuma nk'uyu munsi ushobora kwicara kuvuga uti mu biganiro byose nakoze harimo nk'ikiganiro kimwe 2 numvise nkunze, n'uyu munsi nibuka ko nagikoze nkumva ndi proud. byasa n'ibigorana kuvuga ngo mpisemo buri kiganiro. Urumva hari parametre nyinshi, hari impamvu nyinshi zishobora gutuma numva gikunze, bishobora kuba uko kitamvunye, cyangwa se ari uko abantu bagikunze cyane.
urumva bino bintu aho binabera magique rimwe na rimwe ari ushobora gukora nk'ikiganiro wumva kabisa wagikoze wagikunze uvuga ngo nicyo nkunze ugasanga si abantu bakunze cya kindi wakoze utabishaka ugasanga nicyo abantu bakunze kuko binambaho kenshi bino mu kubikora rimwe na rimwe simbizi bifitemo agatushe ku buryo umuntu agomba kuba ameze mu mutwe simbe niyo nabyita n'ubuhanzi cyangwa simbizi kubera ko ushobora gutangira sujet nkatangira kuyikora nkayandikaho najya muri page enye nkumva ntabwo bigenda pe nkumva ibi bintu ntabwo biryoshye ntabwo bishobora kuzengereza abantu nkaba nanabireka nkaba natangira ibindi cyangwa se iyo sujet nkazayifatira igihe ariko ibintu birebana nkunda sujet zifitanye isano n'ibintu by'ibidukikije n'imibanire y'abantu birebana na sosiyete n'umuco n'ibindi ibiganiro byinshi twavuzeho ibintu birebana n'amateka y'abantu ni gute abantu babagaho mbere y'uko iterambere riza nk'urugero mfashe urugero nk'amateka y'ubwikorezi ya transport uburyo abantu ikirenge cy'umuntu gikandagira ahantu uyu munsi n'ejo kikongera ahantu hari ibyatsi ugasanga hacitse akayira nyuma y'amezi 5 kubera ko abantu bahanyura buri munsi ushobora no kuba ari umuntu umwe uhanyura buri munsi apfa kuba ahuzaho ari ahantu agashinga ibirenge buri munsi mu byatsi ugasanga hacitse akayira kuzava abantu bikagera kuri autoroute iyi mihanda ifite lane nk'icumi cyangwa se n'indi igerekeranye iyo urwo ruhererekane rw'uburyo ibyo bintu byagiye bikorwa kuva bitangiye kwikora kugera ubwo tubikora uyu munsi tugakora iyi mihanda ishashagirana gutya ikiganiro kivuga kuri iyo revolution ya transport kiri mu buryo byashimishije nyine kubera ko nanjye hari byinshi namenyeyemo ntarinzi imbere mu kanya uvuze ibyo ukunda nari ngiye kukubaza ngo ubundi utekereza sujet ugendeye ku cyarakanwa komejeho k'ubuhanzi hari igihe koko umuntu uko ameze mu mutwe n'intekerezo afite n'uko yiyumva bishobora gutuma atekereza ikintu runaka yakora hari igihe rero umuntu yakora ibintu nk'ikiganiro cyangwa ibindi bintu hari igihe ubona sujet aho ugenda hose uri mu muhanda uri mu modoka uri radiyo uhuye n'umuntu wumvise ibiganiro n'abandi wowe inspiration yawe ivahe buri gihe ugira amasaha yo kumedita ugatekereza sujet ushobora kubitana nayo n'importe quand n'importe comment bigenda gute nyine umaze kubivuga ko sujet ziba ziri aho hose nabimenye bitinze ko aho umuntu ari hose ashobora kuba kubona ibyo gukora hari umushefu twari dufite wajyaga adusereza nyine barimo nko kutubaza nk'ibitekerezo byavamo inkuru turi gukora uwo munsi akavuga ko tuba abanyamakuru iyo twinjiye aho ngaho gusa niba uri umunyamakuru ni identity yawe ugomba gutekereza ku nkuru aho uri hose imodoka mugendamo nta nkuru zihari aho murara aho muryama muri quartier mutuyemo nta nkuru zihari ibyo ngibyo nabyo rero mu buzima bwa buri munsi nyine habamo sujet ntabwo ariko nzibona gusa ikiganiro kimwe nkoze gishobora kuvamo sujet runaka ariko nanone kwibaza ibibazo cyane nicyo kintu cy'ingenzi cyane kwibaza ibibazo kuri buri kintu rimwe na rimwe n'ibintu wibwira ko uzi nta kibazo ukabyibazaho ibibazo ushobora gusanga havuyemo sujet kugenda nibyo bimbaho kenshi kuba turi hano kuri space hari abantu bamwe barimo kuvuga abandi barimo kumva ubwabyo kubitekereza kuvuga ngo ariko ni gute twisanze dufite uburyo bwo kuganira abantu batari kumwe bataziranye bakavuga kuri sujet runaka byagenze bite niba abantu kera baricaraga nyuma y'imirimo bakicara bagakikiza umuriro bakavuga inkuru runaka rimwe na rimwe havuye iby'imigani wenda bahimbye cyangwa se bakabwirana amateka abantu bakamenya amakuru nk'ayo ngayo byageze hano bite aho ubwabyo mu kwibaza ibyo bibazo niyo umuntu ahita avuga hakuze ko hashobora kuvamo ikiganiro kivuga ku nkomoko y'ururimi bino bintu by'ururimi kubera iki mu binyabuzima byose bibaho abantu aribo bavuga bafite amagambo ese bikamere ubundi kuba abantu bakoresha bavuga amagambo inka zirakomunika zituma naho bigenda bitenza kwibaza ibibazo nk'ibyo nibyo bivamo amashusho ikibazo ngiye gusorezaho mu buzima busanzwe by'uko nkubona iyo uri mu bantu gutya benshi baganira ucecetse tega amatwi kenshi
donc uraceceka ntabwo burimo bya bintu tuzi ubundi abantu kenshi twemera nk'abantu b'abahatari b'abanyabwenge nkawe usanga no muri publike umuntu aba afite ibintu byo kubwira abantu bakanabikunda bakabitega amatwi ariko iyo ahantu hari abandi bantu uraceceka cyane utuje utakuzi ntiyamenya ko ari wowe kubera iki iyo femme uko kumva ko hari ibintu byinshi ufite kandi ubizi abantu utabiheraho ngo no mu bandi bantu domine nyine utanga bya bitekerezo ubwenge bwawe busangiza abandi ugahitamo guceceka biterwa n'iki ntabwo namenye impamvu ariko nibwira ko mbere na mbere biterwa n'uko umuntu ateye ntabwo mu by'ukuri nabisobanura ariko nanone ku rundi ruhande ntabwo nyine umuntu aba afite ibintu byinshi byo kwigisha sosiyete kubera ko ibintu byose umuntu avuga ibyo akora ibyo wirirwamo nyine ubikora kubera ko iyo ugize umugisha urabikora abantu bakabikunda ariko ntabwo uri kamara ku icyo ari cyo cyose cyangwa ngo wumve ngo wicare mu bantu wumve ko ufite ibintu byo kubarecaringa byo gupuresha ni byiza ku ruhande rumwe kubera ko hari ibyo abantu basangira bigatanga umusaruro ariko nanone bigendana n'imiterere y'umuntu ngewe kutavuga byinshi usibye ku muntu wanjye ndavuga cyane ariko nanone mu bantu tutazinanye cyane cyane iyo ufunguye umunwa bizamo n'ubuzima bwite bwawe rimwe na rimwe ikindi buri gihe uvuze ijambo rimwe umuntu akagusubiza ukongera ukavuga irindi kenshi ari igihe bigusunikira mu kwikuza kubera ko byanze bikunze iyo uri kumwe n'abantu ukagira icyo ubabwira bakabikunda byanze bikunze ugira akantu ko kuvuga reka mbepate reka mbabwira kandi bikaba byagukururira kwikuza ntabwo biri ibintu biri karikira mvuga ngo ndikarikira gutyo ariko uko mbitekereza ariko ubundi kutavuga byinshi mu bantu tutamenyeranye byo ni imiterere isanzwe urakoze baragushimiye hanyuma ati ane umumbariza impamvu akunda kuvuga ngo ni gute twisanze aha hantu banafunze icyo ni ikibazo bakubajije uragishyira ahantu urakigarukaho hanyuma Teresa ati ibintu ajya avuga mba numva ari akasamutwe bisaba kuba uri scientist kugira ngo ubyumve twe biradusumba ngira ngo yego arazenda kugira icyo bitubwiraho niba ari uburyo yajya yoroshya twese tukumva cyangwa se niba ibintu bifite uko bikorwa aratubwira wenda kugira ngo tuza kugira ibyo twibagirwa reka duhere kuri Baji wavuze ngo kuki ukunda kuvuga ngo ni gute twisanze aha hantu hanyuma na Peresi niba ushobora koroshya imvugo ntibiba kasamutwe iri jambo ni irya kera uramubwira gute twisanze aha ntabwo mu kugira nibwira ko mu kubara inkuru iyo ushaka ko abantu bakumva kandi bagakomeza kumva ibyo ubabwira hari ibintu bitaho kwanza ibyo urimo kuvuga ibyo nibyo twitashije nabyita insanganyamatsiko simbizi kuba ari ikintu cyumvikana kandi kiri mu nyungu z'abantu hanyuma hakaza n'uburyo bwo kubara iyo nkuru mu buryo bwo kubara iyo nkuru nibwira ko harimo utuntu twinshi turimo no kuba byonyine n'intera ushyira hagati y'ijambo n'irindi n'uburyo uhumeka mu kuba inkuru nabyo ubwabyo bifite icyo bimara mu kuba abantu bakumva cyangwa se batakumva niyo mpamvu njye nawe dushobora kubona ikintu kimwe cyanabaye duhari twese ariko iyo nkuru tukayibara mu buryo butandukanye kubera ko mu kubara inkuru abantu bakoresheje tekinike zitandukanye gukoresha wenda amagambo ngayo ngo ni gute twisanze aha hantu ntabwo nkunda amaklishe cyangwa se amagambo ari rusange abantu twese dushobora gukoresha si uko wenda hari ikibi cyayo cyangwa atuma mesaje zitumvikana oya ni uko ahubwo mu rwego rwo kuryoshya inkuru hari amagambo umuntu akoresha kandi ahita asobanura ibintu nk'uko kuvuga ngo ni gute twisanze ahantu icyarimwe ni ugutangara ko ibyo bintu bitangaje kuba byarabayeho ariko nanone
ufite n'ubushake bwo guhita usobanura uburyo ibyo bintu byagenze ngo bigere kuri urwo rwego, ni gute twisanze aha hantu, byanyuze mu zihe nzira. Nuko hanyuma ibintu byo kwirinda by'akasamutwe rero, hari suje ziri purement scientifique, ziri za science nyine 100%. Mu kubisobanura n'ubundi uko wabisobanura, uko wenda bisobanura, mba narambaraye hasi bishoboka pe, uvuga ngo ibintu mu kubisobanura nagerageje, kuko mu gusobanura ibintu bya siyanse rimwe na rimwe biba byiza iyo uhereye hasi ukishyira mu mutwe ko abantu bimubwira nta kintu bazi kuri ibyo bintu, nta kintu na kimwe. Kuri YouTube hari amavideo ajya abaho yo gusobanura ibintu runaka. Tuvuge nk'urugero, niba bagiye gusobanura, ushobora no kwandikamo ko ushaka kumenya uko bakoresha space. Iyo wongeyeho ngo pour les nuls, donc uko bakoresha space, ukongeraho wenda pour les nuls ku bantu bo hasi baba beginners, bagusobanurira akantu ku kandi nk'umwana w'imyaka 5. Rero bino bintu kubivuga nabyo rimwe na rimwe bisaba gusobanura ututse hasi, ukishyiramo ko abantu nta kintu na kimwe babizi, uri gutangira kuri zero. Iyo bigeze ku rwego rero wenda bitumvikana, amakoresho kuba yabaye menshi, cyangwa se amagambo uri gukoresha akaba ari amagambo nyine ya siyanse tudakoresha mu buzima bwa buri munsi, ku buryo kuyumva bigorana, ariko ahanini biba byatewe na topic, kuko nka suje z'amateka zo zirumvikana cyane, yavukiye aha ibi akora ibi bikarangira. Icyo gihe biba byatewe, nibwira ko biba byatewe n'ubwoko bwa suje. Hari uwitwa Warren ati jyewe rero Smaile niwe muntu utsinziriza, yatangiye miliyaridi y'utunyangingo bitangoheka bikanye. Ikiganiro gitangiye akaberisiyose karyoshye. Hanyuma Mutagatifu Damascus ati mwanafunze n'umuhanga ndamukunda, inkuru akora ziryohera amatwi kandi ziba zikoranye ubuhanga. Godfather yakoze cyane kuri space. Umumbarize bwa mbere akora inkuru ye ya mbere uko yiyumvaga, cya confidence yari ihagaze gute, kubisobanura yaragiye guha abanyarwanda kandi harimo abamurusha ubumenyi. Donc abenshi no gushima, Murenzi arashima, uretse yagiye kuvuga inkuru ze ziza mu ijwi ritandukanye, ngira ngo ijwi ry'impamvu mwumvise ritandukanye nuko yavuze ko rirwaye. Ngo uyu muntu mwazanye muri mwanafunzi wa nyayo cyangwa ngo ni umuntu uri kumwegera, ni mwanafunzi wa nyawo. Hanyuma abantu bagarutse ku magambo ukoresha, ibintu by'imisemburo, ibintu by'utunyangingo. Ibiganiro yakorana ku Isango Star harimo icyitwa ibirari ntabwo ari wagikoraga, ariko simusubiriza ngo harimo icyitwa ibirari by'ubutegetsi, ko ntaho tubibona ahavuye yarabitwaye. Okay, abenshi no gushima, bashimye ko batumiye umuntu muzima, ko batumiye umuntu w'umuhanga. Iyo utari mu kazi ubusanzwe ubundi ni iki kindi kiguhuza, ngira ngo ni ibibazo bibiri uragira kubinyuzamo, hanyuma Godfather atanga ijambo ku bandi tutaza kuryiharira. Ibibazo bibiri haryo ubwo ni kimwe n'ibirebana na ni ikiganiro ko yumvaga mu kandi uzi kubwira abantu. Okay, bereka mbere kuri ivanga n'ibindi uraza kunyibutsa nkiza kuyibagirwa. Hari urumva ngiva muri Sanusi, ngiva ku ishuri nagiye gukora muri contact. Ngeze kuri contact kubera ko ndari namaze kubona ko ibintu byo gukora gutya, namaze kubona ko nasabye ko nakora ibintu nk'ibyo ngibyo. Nkora ikiganiro cyitwaga Dunia Yetu. Dunia Yetu cyari ikindi kiganiro cy'igiswahili. Hanyuma kubera ko aribwo nari nkihagera ntazi kwikorera ibintu bya jingo, ntashaka gutangira ibintu bishyashya guhera kuri zero, nsaba ko bamfasha nkakora ikiganiro cy'ibintu birebana na siyanse. Baravuga ati hano hari ikiganiro cyitwaga Dunia Yetu, n'ubundi ibyo bintu bya siyanse byagwamo mu bintu byitwa bisa nk'ibyo nka Notre Monde nyine, nk'uko iyo suje nk'uko iryo zina rimeze, ntangira kugikora. Hanyuma ibyo ngibyo noneho ubwo nkora icyitwa sobanukirwa, nabwo ni ikiganiro cyari gisanzwe gihari gifite ama indicatif n'ibindi, ngenda nterekamo content gusa. Ibyo rero ntaho nabijyanye kuko urumva ikiganiro kenshi uko inshuro nyinshi uko dukora
kiba ari kigukorera kiba ari cya radio ukorera uragenda iyo ugiye bacishakira undi munyamakuru none tubanukira icyo kiganiro ni na aka extrait Godfather yashyizemo mu kanya na kacyo kimwe kivuga ku bintu birebana na n'isanzure n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ikindi kibazo ni cyane sinzi icyo niba nagisubije ko bi ikindi kibazo ni hari wavuze ngo iyo utari mu kazi ikindi kiguhuza ni igiki kindi ukunda kuba uri mukora apari by'akazi kawe ka buri munsi. Bijyanye no kuba ntari mu kazi ariko ni ndeba filme gusa simbiheruka ndeba filme nkumva nkunda kumva ibintu biganira hari umuntu dukorana witwa Gloria niwe duhuriye ku kintu cyo kumva ibintu biganira ibintu bivuga umuziki ndawumva ariko cyane cyane nkunda kumva ibiganira kuruta ibicuranga ubwo niyo mpamvu nkunda kwiyumvira nk'ama audio books rimwe na rimwe ntabwo njya nsoma byinshi biri bikeya ni ama audio books undi nkareba film ariko ntabwo mbiheruka. Merci ndumva bibaye hanyuma ufitiye imikoranire na Red Blue JD kuko ibiganiro byawe byose biba kuri platform byinshi byaba byo kusango Star yewe na Dunia Yetu ubu ntayo kubera ko mbere ahantu hose nakoze mbere ntabwo byabaga byemewe kuba wakora ibintu ngo bishyire ku ntuze zawe nko ku ma platform kuri platforme zawe icyo gihe noneho bigatuma abantu benshi babifata babirecordinga batangiye kujya banabirecordinga kuri radio ntekereza ko hari ataraza technology nini cyangwa se ikomeye yo kubifata ku buryo ijwi riba rivuga neza bakabirecordinga bakabishyira kuri chaîne zabo nuko iyo chaîne nayo yabishyizeho biragenda iramenyekana aho nabimenyeye tugirana imikoranire kubera ko yari kompanyi imaze kuba nini ku bintu bya production audio video nabyo tugirana iyo mikoranire ariko nyuma birarangira ubu ngubu ntaho duhuriye. Urakoze cyane. Red Blue JD nawe ndabona yahageze n'umusore wakomeje kugisha ibyo biganiro ni n'umuhanga by the way nawe turagushuje Red Blue JD account ye yaragiye imwe ya mbere iyi ni account ye cyashya Red Blue JD so murabizi agira nayo ibintu byinshi hari publicité mwarafunzi yamukoreye irasetsa iriya publicité irimo ubuhanga nta wabisomye ariko uburyo yabikozemo biratangaje bakomeje kubitsa bari benshi babarira bidukorera hanyuma nakira abantu batangira kubaza ibibazo ufite igihe gito mwanafunze afite umwanya muto uyu munsi n'umukozi wa RBA ntabwo ari ngo yigenge so abafite akazi kenshi ari gutegura ubukwe turaza kugaruka mu kanya ngaho ibwira abantu muri iriya njyana hanyuma tugatwakira ibibazo ntabwo sinzi niba biri bunyorohere buri gihe mbifata nko kuba wahura n'umuntu usanzwe akina umupira mu nzira ukamubwira okay ngaho ugiye gutsinda igitego nk'uko usanzwe ubikora reka turebe ntabwo nzi aho ushobora cyane ko n'ijwi ryanjye ritakiri rya rindi bisaba nyine umuntu wabyumva wese akumva atari jyewe ko ndi kuri ikintu cyo kuvuga okay sawa reka mvuge nuko biraza gusoma texte imwe hari muzo nakoze kubera ko ibintu byanjye byinshi kuko ibintu byanjye byinshi biba byanditse ntabwo nzi kuvuga ibintu bitanditse bishobora kuba hari niyo mpamvu ntagira intuzi okay tuvuge wenda ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa mbere muri uyu mwaka wa 2023 abayoboke ba Kiliziya Gatolika barenga 50,000 bayobowe n'umushumba wa Kiliziya Gatolika Papa Francis bateraniye ku rubuga rwa Bazilika muri Tiro Mutagatifu Petero i Vatican hari mu misa yo gushyingura Papa Benedicto wa 16 wapfuye ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2022 saa 3 za mu gitondo isanduku irimo umubiri we ikozwe mu rubaho rusanzwe rwa cyprès yasohowe muri Bazilika ya Mutagatifu Petero itwawe n'abagabo 12 irambitse ku mbaho
imbaho zari zambitswe umwenda utukura. Ndabasuje, nitwa Ismael Mwanafunzi. Abakaragu yaturutse hirya no hino ku isi afa salase. Wow. Ismael Mwanafunzi turi kumwe nawe, thank you so much. Okay, twagiye twihute twumve ibibazo abakunzi bawe bafite amatsiko, bafite byinshi byo kwaza imitwe yabo. Reka tubanyuremo gatoya kumve icyo bavuga. Okay, duhere kuri pusi ijambo ni ryawe. muri kunyumva Turakumva. Okay, urakoze cyane. Godfather ndahera kuri wowe mushimira ko watumye na Anne Marie nawe yagize akazi kanini cyane bidufashije nyine muri production. Ndashikana mwana kumva bitabiriye kino kiganiro kandi n'abandi bantu bose bari hano ndabasuhuje. Ngiye mfite ibibazo bibiri. Ikibazo mbere kiravuga ngo ese Mwanafunzi ugitekereza gukora inkuru bifite n'amashusho nyine nk'amadocumentary? Ni kimwe kubera yuko impamvu nkikubajije nuko iyo uri kubivuga of course nyine twese turabyumva, twarangiza hari wumvisha ko hari n'abavuga ngo barasinzira. Abenshi barabyumva nyine bakabikunda bakumva ni ibintu bifite nyine ni ibintu uvuga ibintu biba bisanzwe bigize amatsiko y'abantu koko nibyo kabisa turabikunda, ariko hari n'ababyumva nyine bagasinzira baba batabasha kujyamo neza muri iyo siyansi uri kuvuga cyane ibintu. Ese ugitekereza kuzabishyiraho kuzajya ubivuga noneho ukajya ubivuga harimo na background y'amashusho nyine ku buryo noneho hatari ukuvuga ngo umuntu arabyumva asinzira, ahubwo yanabireba noneho akabisobanukirwa kurushaho, nk'uko bavuga ngo ifoto cyangwa se ishusho ifite ibisobanuro igihumbi kurenza uko wari kubivuga mu magambo. Icyo ni ikibazo cya mbere. Kabiri, ese haba hari imikoranire nimba uteganya wenda gukomeza uwo mwuga wawe wo kuvuga kuri ibyo bintu, haba hari imikoranire uteganya kugirana n'abantu bashobora kuba baherereye ahantu ibyo bintu uri kuvuga biba biri? Ndaguha nk'urugero, wenda n'urugero uri kuvuga wenda nk'uburyo zino nganda za tekinoloji zatangiriye muri Silicon Valley, ukahavuga then ukaba ufite nk'umuntu uriyo, then ugakorana akavloginga, haba hari amamize ibyo bintu byose atavuga ngo babibonye kuri internet gusa, ariko bikaba nk'ahari inkuru mpamo igaragara mu mashusho. Ibyo bintu ujya ubiteganya? Ikibazo cya nyuma kigishamo ariyo y'iki iravuga ngo ese goal yawe mu myaka 5 iri imbere ni iyihe mu byerekeye umwuga wawe itangazamakuru? Murakoze. Kubirebana no gukora amashusho bikaba kuri audio gusa, nibwira ko ni ikintu kiri cy'ingenzi cyane. Nta nubwo navuga ngo ni ikintu ntekereza, no ni ikintu nzakora gusa. Nta nubwo wenda byaba ari bishya cyane kubera ko nko kuri televiziyo hari ikiganiro cyitwa Inkomoko kuri RTV gifitanye isano n'ibi ngibi. Ahanini ni wari uzi ko twambika amashusho, ariko ntabwo biragera ku rwego nyine tubyifuza. Hari abantu dukorana baba videographers beza bo muri RBA. Twatangiye bikorana na Anvin, witwa Anvin James Ngosi, ariko twatangiye tubikorana, ariko n'abandi bagenda baza turabikora, birahari. Ariko no gukora amashusho meza ashobora kujya kuri platform ziri kuri internet ni ikintu n'ubundi tuzakora mu bihe bitari bya kera rwose. Hanyuma gukora ibintu umuntu ari kuri terrain cyangwa se aho ibintu byabereye, ntabwo nakubwira ngo nejo mu gitondo kubera ko ni ibintu bisaba amikoro, ariko nanone by'ingenzi kandi byangombwa kubera ko ni byiza no kuvuga ibintu atari ibintu bakuye kuri internet cyangwa se basomye ahantu cyangwa se bakuye aho ariho hose, ukaba ari ibintu wahagarara, kuko kugeza ubu hari ababikora ariko ni abantu bakomeye cyane. Nka Morgan Freeman yigeze kugira seri yitwa The Story of God, yagendaga hirya no hino ku isi areba, tuvuge nk'urugero niba agiye kuvuga ngo kubera iki habaho ikibi, akazenguruka ahantu hose. Niba agiye kuvuga ngo ababudiste babivuga bate, akabona agiye gusura bamwane ahantu runaka muri Tibet, cyangwa se akajya kuzisura ba Hindu mu Buhinde no muri Bangladesh n'ahandi hari abantu bafite imyizerere nk'iyo ngiyo, ku buryo usanga akora ibintu bimeze nka kuriya biri documented, ariko
akaba ari naho ngaho akavugana n'abantu banyabo baba muri ibyo bintu nk'uko wari ubivuze. Kano kanya ni ikintu cyiza, ni ikintu cyaba cyiza, ariko kubera impamvu nyine urumva zirimo za mikoro ntabwo navuga ngo ni ejo mu gitondo. Ikindi wabajije sofa sinzi n'ibyo ngibyo nabisubije uko bikwiye. Ikindi nakibagiwe icya nyuma nari nkubajije efe nyine goal yawe mu bijyanye ntabwo ntekereza ko hari abantu bajya blague najyaga mbona nyine abantu umuntu bamubaza ngo ufite iyihe goal mu myaka 5 akavuga ati uretse tubanze turebe ko iki cyumweru kirangira. Ubwo rero nifuza ko urumva nk'icyo ngicyo wari uvuzeho mu kanya cyo kugera kuri teraho ibintu bibera ni icyifuzo kinini cyane ku buryo ibyo nifuza bitajya kuri ibyo ngibyo, kuko ibintu by'amagambo ndabikunda ku buryo numva ntifuza kubireka, ahubwo nifuza kubikora mu buryo bukomeye cyane buri ku rundi rwego burenze ubwo kubiha abantu banjye gusa bumva ururimi rwanjye gusa, ahubwo bikaba byanafasha cyangwa se byanahabwa n'abantu bavuga izindi ndimi bitari uru rwacu rwonyine. Urakoze cyane, thank you so much. Ikibazo kimwe ushaka kumubaza Ismael, iyo uramuka udakoze itangazamakuru ari gukora iki, ariko nanafatikanyirizaho n'ikindi kimwe, ni ikihe kintu cyakuba ukava mu itangazamakuru? Urakoze. Ikintu rero nari gukora iyo ntaba umunyamakuru ibintu byo gukunda kubara inkuru, kubwira abantu ibintu ibyo byanjemo nkiri muto, ariko mbere yaho nakundaga ibintu bifitanye isano no kugenda ahantu hose. Nshobora kuba nari kuba muri bano bantu bakora mu steward, bano bakora mu ndege bafasha abantu, cyangwa se ibintu bifitanye isano ubwo na diplomasi, kuko nyine abadiplomate nabo bagenda. Numva nakundaga ibintu byo guhura n'abantu, kugenda nubwira ko aribyo byashoboraga kubaho. Hanyuma ikintu cyaba kigangura mu itangazamakuru aka kanya ntabwo nahita nkimenya pe, simbizi, uraza kumva ushobora kuba ntagusubije, ariko ntabwo nzi ngo ni iki cyaba kano kanya nkavuga ngo mbe mu itangazamakuru. Harimo ngibi byambayeho byo gusarara no bibaye burundu, ubwo najya mu byo kwandika ntabwo nawe mu itangazamakuru, ariko kubura ijwi nibyo biri bya mbere. Murakoze cyane Godfather, ndanashimira Mwanafunzi kuba yemeye kuza kutuganiriza nk'abakunzi be. Ikibazo cyanjye nk'uko wansabye kubaza ikibazo kimwe, reka nanjye aba ariko mbigenza. Ikibazo cya mbere nshaka kumubaza nti biriya bintu ko numva harimo ubuhanga bwinshi kandi harimo ubumenyi, uba warabifashe mu mutwe ku buryo ikiganiro ukoze kigusigara mu mutwe ku buryo biriya bintu uba wabuze n'ejo umuntu abikubajije ushobora kumusubiza ukavuga ati wenda isi izenguruka igihe iki n'iki kugira ngo izenguruka izuba mu masaha mu gihe runaka, ukaba warabifashe mu mutwe. Nagira ngo ukinsubize niba ubifata mu mutwe ku buryo umuntu akubajije n'ejo wabasha kumusubiza. Oya ntabwo ubundi kera nibwo bajyaga bapfa n'ubu baracyabivuga, sinzi ariko niba bigikorwa bavuga ngo toute chose parlée à la radio doit être écrite. Ikintu cyose kivugwa kuri radio kiba kigomba kuba cyanditse, ku buryo mu maradiyo amwe n'amwe bandika texte ijambo ku ijambo ibyo bari buvuge byose, naho bari buseke bakandikaho ha. Rero biriya nabyo ntabwo ari ibintu nafata mu mutwe, ntabwo nzi uburyo waba umeze, ariko urumva ibintu wagiyemo igihe, ni ukuvuga ngo ibintu wasomye cyangwa se wumvise cyangwa warebye muri video ukabishyira mu kinyarwanda ukabirekodinga, byanze bikunze hari ikintu usigaranamo, ariko ntabwo ari ijambo ku ijambo ku buryo twahurira mu muhanda ngo mbaze imibare runaka, ntabwo nshobora kuyimenya. Hari imibare nyine ushobora kumenya itibagirana, yo kuvuga ngo hagati y'isi n'izuba harimo kilometero bingahe, miliyoni 150, ariko hari ibindi utambaza ngo umutima utereye inshuro zingahe ku munsi. Urumva hari statistique ziri navuga bisa n'izitangaje,
zo kumenya ngo imitsi y'umuntu iri mu muntu yose izengurutse isi umubumbe w'isi inshuro runaka ni ibintu uburyo ufite ariko kumbwira ngo turahuye ngo ibintu navuze ejo wenda by'ejo byo bishobora kuba bihari bikindimo nkora introduction nakoze ijambo kuri ndi wowe ufite text urimo ureba niba mvuga ijambo kuri ndi byo ntabwo bikunda ansigarana amakuru nkuko n'abandi bantu wenda bayasigarana wenda ryakaba yaba menshi kubera ko nabigiyemo cyane ariko ntabwo mba mbifite mu mutwe kubera ko naburiye iyo mbivuga kuri ntabwo mba mbikora mu mutwe marimo kubisoma. Murakoze cyane nanjye ikibazo nabaza Ismael kuri biriya by'umutipe usanga wenda ajya nko ku ma YouTube channels akamwiyitirira ugasanga mbese yigize nkanafunzi 100% abivugaho iki ikindi noneho yaza kuduhaca no twakoresha nk'abantu wenda bashaka kumutera inkunga cyangwa bashaka kumuha iyo tipu mu buryo buri private tukamenya ngo twabigenza gutya. Murakoze. Okay, ntabwo nagiye kuri social media cyane ngo nazikoresheje igihe kinini nko kuri Twitter wenda ngo mbe ndi active nandika ibintu cyangwa se nkurikire ibintu cyane gukurikira ko ndakurikira hanyuma ku buryo nk'ibintu by'uko ibiganiro byabaye populaire kuri YouTube n'andi byo ntabwo nabibonye biza kabisa ntabwo nabibonye bizana byabaye gutyo gusa so abantu bamwe kubifita cyangwa se kubifata akiyita amazina yanjye hariya abantu bakavuga bakamubona mbere byabanje kujya bishifona kubera ko umuntu yabaga avuga n'ibintu rimwe na rimwe bidahuye na valeur zanjye cyangwa bidahuye n'ibyo nemera mbere bikantesha umutwe bikajya gute uyu munsi icyo nkora ni umuntu ndamushaka nyine mwavugana nawe nkamenya impamvu nyine abikora kubera iki ariko ku rundi ruhande biragoye none no gusansura abantu 100% kubera ko internet nyine ifunguye kuri twese buri wese ajyaho akavuga ibyo ashaka abamukurikira babishaka nabo bakamukurikira ariko ku rundi ruhande nanone ababikora byo gusetsa mbere byanteraga complex ariko uyu munsi nta kuko niwe ndiwe nyine ababikora byo gusetsa abiyita ngo turako mwanafunza atereta dore ko nta kundi nyine nabigenza nibyo bintu byabasigayemo kandi abantu bafite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo no kuvuga ibintu ko babyita gusa kwitirira umuntu ku mbuga nkoranyambaga byo nko kuri Twitter byo ntabwo mbikunda kubera ko rimwe na rimwe umuntu ashobora no kuvuga ibintu bitandukanye bitari na byiza nyine ibyo byo ntabwo mbikunda ariko ibindi byo kubikora byo gusetsa byo dusaba. Urakoze ndabashimira kuba mwahostinze mwanafunzi ndamubaza ikibazo kimwe ubusanzwe akora iki kugira ngo asigasire ijwi rye ko umunsi ku wundi umuntu aba yumva riturika neza cya kabiri ubuzima busanzwe n'iki kimushimisha kurusha ibindi. Urakoze. Murakoze nyakubahwa fada ndashimire kuba mwatuzaniye umugabo Ismael nawe mbashimire mfite ibibazo bibiri ariko byihuta icya mbere hari amakuru namenye avuga ko Platini uyu w'umucuranzi wari we muntu ushobora kuba kwinishiyetinze mu mwuga w'ubunyamakuru ese byaba ari byo niwe wa mbere wagufashe kuri Salus akwereka uko bigenda icyo cyari icya mbere icya kabiri hari ibintu bya storytelling bavuze ko ukunda amagambo no kuyavuga ese udutekereza ubundi buryo burenze ibi bintu sinzi niba wenda abakozi ba leta babyemerewe ko muri RBM abakozi ba leta ukaba wategura nk'igitaramo koko abantu bakunda banagukurikira ari benshi nabyo bishobora kuba ari uburyo bwabyara amafaranga bari kubivuga neza naho ngewe ikindi inkunga yanjye nanjye ndaza kwandikira Godfather nzayibagezaho ko ari ibishoboka rwose umushahara wanjye twawugabanamo kabiri uramfasha cyane mu buzima murakoze ati umushahara wanjye twawugabanamo kabiri reka wabwize ukuri ibi bintu babishimiye thank you so much Africa. Okay, bakwirebana n'icyo nkora n'ijwi rikomeza uko rimeze ntacyo n'ikimenye mvuga ko ndimo kuvuga ubu bimera nyine ni ibisanzwe urumva kubera ko
ariko kazi kanjye ari cyo nkoresha buri munsi mbaho mvuga nyine birizana biba bimeze gutyo ntacyo pe naba nkubeshya nkubwira ngo hari igihe hari ngo ndabyuka ngo mfite strategy ngo ndabyuka ngo oya ntacyo ndabyuka nkajya ku kazi byishimisha se urumva biba ari ibintu byinshi urumva ibirebana n'ibyishimo navuga gute ni ubwonko nyine buvura imisemburo itera ibyishimo bishobora guturuka ku bintu bitandukanye kuko ibigushimisha uyu munsi ushobora gusanga atari nabyo hari abantu babyuka mu gitondo cyangwa se bafata igihe runaka bakajya gukora ibintu bakajya benda nko muri picnic kubera ko bagiye kwishimisha uwo munsi ukababera mubi kurusha indi yose ahubwo bakavayo batishimye nanone kujya kuryama uzi ko ejo udafite stress yo kujya ku kazi ni ibintu biryoha cyane byo nyine ndabikunda atari uko mba nanze akazi ahubwo kuruhuka kuba narangije akazi noneho nkaruhuka nzi ko ibyo nagomba gukora nabikoze neza biri mu bintu niga i Butare Platini yanyigaga imbere kandi twiga ibintu bimwe yigaga mu itangazamakuru nawe hanyuma mu kujya mu gutangira gukora kuri sosiyete bakamuduherekeza abantu babapangaga kuvuga ngo ugiyeho bwa mbere kuri radiyo bwa mbere bakaguha umuntu umwe cyangwa babiri muza gukorana ukubwira dore bicara muri studio gutya bigenda bitya uvuga ibi wirinda kugira ubwoba hanjye byanteye ubwoba mbere na mbere kujya kwishyira mu mutwe kw'ibintu ndi mvuga abantu babyumva byonyine byanteye ubwoba so byabaye ko icyo gihe nari kumwe na Platini icyo gihe niwe twakoranye dukorana igihe gitoya nyine niga kuvuga live niwe muntu twari turi kumwe ikindi harya ubwo ikindi yamajije ni gutekereza kubishyira ku rundi rwego gukoresha ngo niba nkunda amagambo nta bundi buryo nakoresha bwo kwegeza ku bantu ndabikunda nkunda public lecturing uyu munsi abantu biyandikisha mu makaminuza bakiga ni nabyo biri classic nibyo byahozeho ariko uyu munsi hari abantu benshi batanga amasomo kuri rubanda batigisha muri kaminuza runaka gusa ahubwo akicara akavuga nabo kuri climate change kwihindagurika ry'ikirere agahamagaza abantu muri sale akabaha ikiganiro cyangwa se conference runaka ndabikunda nkunda kureba ama TED Talk n'ibindi nk'ibyo ibigo bikomeye birabigira Google igatumira umushakashatsi runaka bagatumira nka Yann Arthus Bertrand uvuga kuri école ku bidukikije bagatumira Yuval Noah Harari uvuga ku histoire y'abantu n'imibanire y'abantu so ndabikunda ku buryo numva ikindi kintu rwego nifuza kuzageraho ni ibirebana na public lecture ndagira ndashimire cyane rwose kuko iyo bitagira ingano pe bikomeye cyane uri mu bantu bazi imikoreshereze ya internet mu buryo bwimbitse kuko ufata umwanya wo gusoma hanyuma ikintu gitangaje umeze nk'aba bantu warabikoze n'ikiganiro abantu bakoze izi platform twirirwaho dukoresha ariko bo bakaba bazi ingaruka zazo especially nawe ntekereza ko watekereye mu cyabo ntabwo zibagira imbata kuko twese tugira imbata ahubwo ugasanga turakoresha izi platform tunazikoresha nabi cyane zikatubata tukazikoresha nabi zishobora kutwononera ubuzima ntituzikoreshe mu kwiyubaka cyangwa mu kubaka igihugu aho tukazikoresha nabi uri mu bantu bazisobanukiwe kandi bazirinda cyane ni ubuhe butumwa cyangwa inama ki wagira urubyiruko mu mikoreshereze ya internet cyangwa ya social media platform ntekereza ko mbere byari byoroshye kudekonekta ugakoresha internet cyangwa ugakoresha social media avec modération donc ukora buhoro wirinda ko wenda yaba ikintu cya mbere ushyira ukuboko ukibyuka ukabamaraho iminota 30 uyu munsi birashoboka n'ubundi nabyo kubitekereza kubikora gutyo ukavuga okay iki kintu nkiriho ariko ngiye kwirinda ko aricyo kidita ubuzima bwanjye bigasa naho nkibereyeho aho kugira ngo kuko cyakaba ari igikoresho
ariko iyo kihindutse ko aricyo kigukoresha ahubwo telefone yawe cyangwa se iyindi gadget ukoresha akaba ariyo igutunze aho kugira ngo ari wowe uyitunze kubera ko bisa naho idahari wapfa aho kugira ngo wowe udahari aba ari ipfa. Uyu munsi kubera ko birimo n'amafaranga bisa naho ubuzima bwose bwinshi ku gice kimwe cy'ubuzima kirimo kibyubakiraho birasa naho kubyirinda bisa n'ibigoranye gusa ingaruka zo birumvikana zirahari ariko nkibwira ko igisubizo kizaba kumenya ahubwo guhangana n'ingaruka kuko ndimo ndabivugira ko mu myaka nk'itanu ishize ibyavugwaga ni uburyo abantu ikoranabuhanga cyangwa ubuzima bworoshye bigenda bitugabanyiriza ubushobozi bwo kwikemura ibibazo cyangwa se bwo gutekereza. Ni ryari uheruka kumenya ko 12 guteranyaho 17 wenda ari 29 simbizi ni ryari uheruka kumenya ko kumenya wenda nka calcul mental cyangwa se n'ibindi byose ushobora kwikorera. So ibi byabyo rero bizagera igihe no kwifatira icyemezo bise n'ibigorana. Uyu munsi hari ama platform menshi cyane abantu bahuriraho bagira inama ku bintu runaka. Niba ugiye no gushaka umugore ukajya kwandika ngo umugore mwiza n'umeze ute hakagira bagusubiza mu bitekerezo bitandukanye ukaza gufata umwanzuro ugendeye ku byo bakubwiye. Uyu munsi n'amarobo asigaye abikora, AI igeze ku rwego bikora nk'abantu nyine uyibaza ikibazo nk'icyo ngicyo ikakubwira. Abakoresha chat GPT barabizi. Niba bigeze kuri urwo rwego rero kudekonekita biragoye. Abahubwo abantu ni ukwiga guhangana n'izo ngaruka byarenze ku kuba gukoresha internet cyangwa social media bituma hari imisemburiza igatuma ukomeza kubishaka. Ndikwanga kuvuga dopamine kubera n'ibizana babivuzeho cyane. Byarenze urwo rwego birimo guhinduka ikintu kiri necessaire, ikintu kiri ngombwa mu buzima. Uyu munsi kubwira umuntu ngo nadekonekite ngo akoreshe social media gakeya akubwira ati ngiye nkura amafaranga ngana gutya waba uri mu biki se yabaho atese. Ntekereza ko aho bigeze ahubwo noneho ni ukumenya ngo ni gute noneho ngo nakwirinda ko byangiraho ingaruka nkakomeza kuba umuntu aho kugira ngo nzahinduke irobo kugira ngo tuzaba abantu bari aho ngaho bahora bacuritse imitwe mu matelefone nta wabikoresho ikakomeza kuba igikoresho aho kuba umukoresha. hari umuntu uri turakumva. Murakoze cyane mwatuzaniye umutumirwa twifuzaga cyane kandi n'umutumirwa mwatumiye turamushimiye cyane yakoze. Ikibazo mfite ni kimwe ndakimubaza ko numva ko ibiganiro byinshi bya siyanse ese yemera Imana none se niba yemera asengera mu yihe dini? Murakoze. nemera Imana nsengera muri Kiliziya Gatolika. Nemera Imana cyane. Kenshi hari ubwoko bw'ibiganiro cyangwa ubwoko bwa sujet umuntu ashobora kuvugaho ugasanga ababirimo ababivuzeho n'aba ate n'abantu batemera Imana. Jewe mu kuvuga nkavuga ibyo bavuze cyangwa se ibyo bemera bitavuze ko ndi ku ruhande rwabo kuko ndaho ngaho umuntu bari nkuru urimo kuba ari nkuru ngiye nkavuga ibyo bavuga ariko ku rundi ruhande kimwe n'uko ejo cyangwa se mu kiganiro kimwe nshobora no kuvuga nyine no ku by'Imana. Nemera Imana cyane rwose. Nsengera muri Kiliziya Gatolika hanyuma ntabwo ndi umwate ntabwo ndi umuntu utemera Imana. Murakoze cyane Godfather. Nk'uko yabyivugiye ntabwo akunda kugaragara cyane. Njye ndamukunda namukurikiranye kera cyane. Hano mu cyaro usanga abantu benshi nyine bakoresha ziriya YouTube zisanzwe ukaba usanga nyine umuntu yakwiyitiriye ugasanga nyine abantu bari kuburana turiya niwe mwanafunzi tubwo niwe uri kuvuga nibi biri kuri Radio Rwanda kandi nyine ubizi neza ko atari we uri kuri iyo YouTube. Nyine ugasanga ni ikintu akwiriye kuzakigaho akareba ukuntu yagikemura kuko baramwiyitirira ari benshi. Ikindi nyine hari umushiti wawe mwakoranaga kera ngo mwaniganye Gentil Gideon yigeze kuvuga ukuntu nyine ngo
ngo biragoye kugufatisha nyine kubera ibintu nyine iyo karagiteri yawe yo kutagaragara. Noneho yaravuze ati ariko umushaka ati wamugurira inyama z'akabenzi wahita umubona. hari YouTube yigeze kumubona arimo akuvuga nyine bamukubajijeho ese yaba yaravuze ibintu by'ukuri. Murakoze cyane. Gusaza mbisubize go ahead oya ntabwo ibyo yavuze ntabwo agomba kuba yarabivuze byo gutebya n'umuntu afite uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo uko abishaka, ariko ntabwo ari ubwo buryo wambonaho uburyo bwose bushoboka bundi twabonana twavugana tugahura tukaganira nta kibazo, ariko ntabwo ari iyo nzira yabivuze. Ntekereza ko yabivuze byo gutebya. Urakoze mu kanya ndicaye ndeba titre ukuntu ari muntu ki menya byinshi kuri we, hanyuma nsanga ibibazo byose twamuje cyangwa hafi ya byose mbere ngira ngo usoje mu kanya yarabijemo neza. Hari igihe internet igeze kunshikana wasanga hari n'abandi babivuzeho, ariko twamubajije ibijyanye nyine n'ibiri professionnel mu kazi mu biki. Hanyuma mwana ko wowe ubusanzwe ukunda kurya iki, ukunda kunywa iki, urasohoka usohokera, donc utuntu nk'utwo nyine tutuma tukumenya, kuko wenda hari ababizi ariko hari n'ibicana n'ibibazo. ariko ubundi hari ukuntu umuntu akubana umusitariza kuriya muntu ubundi araryara aribaza niba abasha no kujya mu bwiherero, you see. ariko se okay ntabwo ibintu byose ngo biryohera kimwe, ariko ibyinshi ndabirya. Sinzi niba icyo mpereyeho ari cyo nagomba guheraho niba ari cyo watangiye, ariko bashobora kuba ari kwenda nariye umuceri cyane ndawurya pe, ndawukunda, ariko n'ibindi byose mbirira nta kibazo. Kujya hanze rero oya ntabwo mbikunda, njya mpajya, ariko kuvuga guhera kuwa mbere ntegereje kuwa gatanu oya ntabwo bikunda. kuba mu rugo cyangwa se ahandi hantu mu rugo habaho cyangwa se mu rundi rugo nibyo nkunda ndi kumwe n'abantu bamwe, ariko kujya hanze ndabikora, ariko ntabwo ari ibintu muravuga ngo niyo bitabaye mererwa nabi. oya ibindi nyine nkunda. hari umuntu wigeze kubaza ikibazo ngo ukunda wahoze uvuga ko ukunda inkuru kuzibara kuzumva like amakuru ukanashakisha, yavuze ngo nuwuhe mubara nkuru wawe wemera, ko buri muntu wese aba afite role model. Kuri wowe mu bijyanye n'ibyo ukora role model wawe ninde? Artiste Bertrand. Actually ntabwo ari nta nubwo ari umunyamakuru, ni umuactiviste, ni umufaransa ukora uharanira nyine impirimbanyi mu birebana n'urusobe rw'ibintu. Yitwa Yann Arthus Bertrand, ni umuntu uharanira urusobe rw'ibinyabuzima, ni umuactiviste nyine uharanira kurengera urusobe rw'ibinyabuzima. Ntabwo ari umunyamakuru, ariko kenshi inkuru ze zirebana no guhuruza abantu, avuga ko byacitse, ko ubushyuhe bw'isi bwiyongereye, ko inyamaswa zashize, niwe ubyikorera. Uburyo ari inkuru rero ariko nawe y'abantu n'ishyari y'amayinterview yagiye agirana n'abantu harimo n'abanyarwanda, yagiraga n'ibindi yita vue du ciel, wenda akavuga le Rwanda vue du ciel, avuga ku birebana n'imiterere y'u Rwanda, birurimo nyine mu birebana n'ibidukikije. Uburyo aba ari buze rero mbikunda, uburyo iyo ari ibintu bibabaje abivuga mu buryo waba yari kutumva ko ari umuntu wakitinga, utumva ko ari umuntu arimo kubikina, wumva ko ari ibintu bimurimo koko. Iyo ari ibishimishije akabivuga uko, kandi akavuga ijambo ryamusohokamo ukaryumva koko, akarivuga mu buryo bwa nyaryo, akitsa neza niba yitsa. Donc ni Yann. Simon Lekaka. Okay. Umunsi wa Ismail Mwanafunzi uba umeze gute? Uyu wa nyuma ati umunsi wawe ugenda ute? Ntekereza ko ari wasuye. Ntabwo mfite formule yo kuvuga ngo ngomba gukora ibi kuwa mbere kuwa kabiri, ariko inshuro nyinshi kubera ko nkora mu makuru ku kazi, inshuro nyinshi tubyuka kare cyane rwose, saa 10. Inshuro nyinshi saa 10 mba ndi mu muhanda, ndimo ngenda njya ku kazi, nkagera ku kazi nkakora amakuru bikarangira. Icyo gihe
tranche yanjye ndimo kumvikana turakumva sinzi niba okay d'accord ubu icyo gihe tranche yanjye yo gukora amakuru ni 11:00 aya 12:00 n'aya 2:00 ikarangira 3:00 kenshi saa 3:00 nyine njya ahomba nkaryamaho umwanya runaka cyane cyane amasaha 2 kunze kuba amasaha 2 nkabyuka nkicara nkasubira mu kazi nyine kenshi iyo ari kuwa mbere nibwo narambonye sujet y'ibyo nzavugaho ku cyumweru gitaha iyo mfite sujet nyine ko biba mbere na mbere iyo namaze kubona sujet kuyibona ubwabyo ntabwo ari ibintu byoroha nigeze kubivugaho ko hari n'igihe mfata umwanya wo kugenda mfata video runaka nandikamo tuvuge nk'urugero niba nishyizemo ko muri cyumweru maze igihe cyose mvuga ibintu biri scientifique cyane ndashaka kuvuga ku bintu birebana n'amateka nihe histoire umuntu yavuga bikaba byiza tukaba tuvuge kuri histoire ya Eglise catholique icyo gihe niyo sujet ntangira gushakaho ibintu nkatangira gushakaho amadone kenshi usanga umunsi icyo gihe mbikora kugera mu masaha ya 10:00 akaba amasaha yo gukora siporo bikarangira mu masaha ya 1:00 kumva amakuru no kuba afite akanya cyangwa gifite ingufu kureba filime n'ibindi nta gahunda ihari horaho ariko ndabyuka nkagenda nk'abandi Nobji let's go murakoze cyane ndabashimiye numvaga ino space nagombaga kwikurikirana mu ntangiriro ariko ntabwo byanshobokeye bitewe n'inshingano zindi nari ndimo ariko ikintu cya mbere navuga cyo nuko nshimiye Mwanafunzi cyane kubera ko ni umuntu watubereye urugero kuva namumenya kurinda ngeze ubu ngubu ntabwo ndumva ikintu yakoze rwose ngo numve ari ikintu cyoroheje iteka mpora niga ubwo ntabwo ndi kwizimba mu magambo icya kabiri nuko mwifurije ubukwe bwiza gusa ntabwo ari ukumusuzugura kuko n'ubundi niwo muco w'abanyarwanda ariko Godfather utekereza ukuntu ugena ukuntu dushobora kureba ukuntu twamuba hafi tukamusapotinga hejuru yo kuzitabira ubukwe no gukora imirimo no kubigira ibyacu ariko tugomba no kumusapotinga bimeze nko kugivinga back kugira ngo rwose n'umufasha babone ko Ismael afite inshuti kandi agenda yubaka mu buryo butandukanye murakoze ndumva nta kindi kintu navuga Mwanafunzi ndagira ngo mushimire cyane ni umuntu mwiza niyo avuga urabyumva ariko hari icyo nshaka kumubaza itangazamakuru yarabyize kuri we arifata gute avugira kuri Radio Rwanda n'ahandi yavugira ariko Mwanafunzi atekereza gushinga igitangazamakuru cye nka radio cyangwa televiziyo kandi ko abantu babikunda ese yatekereza kuba yayobora igitangazamakuru runaka kuri we yumva yabishobora ubwo bubasha bwo kuyobora igitangazamakuru runaka anatubwire bijyanye n'ubuzima busanzwe bwe mu buzima busanzwe muri kamere ye ese agira umujinya ese agira umushiha ese ararakara n'ibyara ashobora kurakara ni igihe wenda agiye gushaka anatubwira ariko ikijyanye no kuba twamutwerera abari mu Rwanda mwavuze kuri groupe ya WhatsApp ariko musa n'abayikomoza ariko kandi irakenewe ikindi nuko ashaka uzamusabira ndamufite umusaza we nararibonye umufata nka papa yitwa umusaza Kalisa Rugano namufasha ku buryo yaduserukira neza keretse niba yarabonye abandi murakoze cyane banavuye ibibazo urabyisubiriza dopamine ntizamuka arakara utunyangingo two mu bantu ni byinshi kwanza ndashaka kubanza gushimira abantu bose bari hano ndetse by'umwihariko abahaye intwererano murakoze cyane ariko cyane abakurikira ibiganiro nkora kuko urumva ntekereza ko aricyo kintu ni nacyo kintu cya mbere ahubwo gituma umuntu akora ikiganiro kimwe agakora n'ikindi kubera ko hari abantu babyumva bikaba n'umugisha abantu bakabishyigikira bakabikunda nyine bikaba byiza icyo rwose ndakibashimye bitagira ingano hanyuma Abdul icyo yabazaga kurebana no gushinga igitangazamakuru cyangwa kuyobora igitangazamakuru kandi ntabwo navuga ngo ni izo nzozi mfite cyangwa nicyo kintu nifuza gukora kubera ko ibyo nkunda kandi numva nishimiye gukora ni ibirebana n'ibingibi nyine
byo kuvuga muri radiyo ibyo ngibyo nabyo biza nyuma bigenda biza ariko ntabwo ari ikintu iyo ubishyizemo ubushake uvuga ngo nibyo ushaka kugeraho nabyo bigira ingaruka zabyo kubera ko ushobora kubishakana ingufu rwose ibyo wakoraga bindi ukasa n'ubireka cyangwa se ukaba wanyura no mu zindi nzira zitari na nziza kugira ngo ubigereho kano kanya ibyo nkora ni ibingibi nibyo numva nkunze ibindi nabyo bije ntabwo ndi kuvuga ngo jamais ibyo nahurira nabyoya ariko ibyo ndimo ni ibingibi ibindi byo kugira umujinya ntabwo navuga ngo ntego umujinya ni iki ngiki ariko bibaho ku bantu bose ko bagira ko hari ibintu bitagenda neza nyine ukumva ntabwo wishimye cyangwa se ukagira n'uwo mujinya cyane ko abantu bose badafite ubushobozi nubwo ari ikintu cy'ingenzi nyine kumenya gukontorora amarangamutima atari n'umujinya gusa ariko abantu bose barabigira sinzi Abdul niba hari ibindi yabajije by'ubuzima birebana n'imitegurire y'ubukwe ubukwe rero ni ibintu nta n'ingumva by'abantu umuryango n'inshuti n'abantu bawe nyine mwese n'abandi bose ku buryo kubitegura ntabwo ari ubukwe ntabwo ari ubw'umuntu bw'abantu bagufasha kumenya ngo ibi bikorwa uku bikorwa iki n'iki so ndatekereza ko ibyo ari ibintu twavugana nyine mu buryo navuga buri prive kandi ndagushimiye bitagira ingano rwose Nyagasana bw'umuriro. Alright, yarabajije ngo ni gute abantu bari mu Rwanda gutwerera byabageraho ari nyine batwerera batanga ubufasha bwabo hanyuma ikindi umusaza uzaza kumusabira uzi neza impamvu imisemburo y'umusore ivubuka akakunze uwo musaza uramufite tukirimo gutegura ntekereza ko na Abdul twaza kubivuganaho mu kubitegura ariko ugaha ibintu bigeze uyu munsi hari ibintu bitarajya bimwe byagiye ku murongo n'ibindi bitarajya ku murongo ariko nyine tubirimo nibwira ko twaza kubivuga. Alright, thank you so much. Abdul following Mwanafunzi nawe araza gufollowing back muraza kwandikirana twihuta ntabwo mwamanitse ibiganza mw'abantu nakimanitse Godfather twihuta ndatangira mushimira Ismail Mwanafunzi ndi mu bihugu bavugamo Kidage ariko ndamwumva nkamukurikirana rero cyane ndamushimira cya kabiri mwifuje ubukwe bwiza azagira ubukwe bwiza zabyara heke icya gatatu natinze ese abanyarwanda ko badasoma cyangwa se ko tudakunda gusoma ese abona impact y'ibyo bintu akora nashimaga aricyo bimara cyangwa se ari na za platforms like chat GPT chat AI njya bikurikirana ibyo byose se ari ikintu wabikoraho kugira ngo ufashe abanyarwanda tubimenye kurushaho dusome dutere imbere urakoze cyane gusoma usibye no kuwenda pfa no kutabikunda n'iki ntabwo nubwo ntekereza wenda ko ari n'abanyarwanda gusa urumva bifata umwanya ikindi ibintu birebana no kubara inkuru ni ibyo byacu kuva kera abantu bazenguruka mu muriro ku mugoroba bakagira ubabarira inkuru bagaca imigani bakagira bate nibwira ko byavuye aho ngaho kuba abantu bakunda kumva ubabwira kurusha gufata umwanya ngo babyisomere rero nkatekereza ko bibafasha kuko ibintu chapitre y'igitabo wenda ifite amapaje angahe 10 kuyifata ukayibashyirira mu rurimi bumva ukayivuga mu nshamake mu minota 30 nibwira ko bifasha cyane mu rurimi rwe icyo ni icya mbere ikindi umuntu mu kubivuga ugerageza no kubishyira muri context abantu bashobora kumva niba mu gitabo wasomye cyangwa se wumvise ari audio bavugamo ibirometero 10 bishyire mu rurimi abantu bumva uvuga ko ari kuva hano kugera se Muhanga ntabwo bizi ku buryo babyumva kuko abantu bose ntabwo bazi bafite notion y'uko ibirometero 10 bingana ibyo rero nkatekereza ko bifasha cyane mu kumenya bw'abumenyi abantu bagakwiye mu kugira bw'abumenyi abantu bagakwiye mu bitabo ariko bakagira ubashyirira mu rurimi rwabo kandi mu magambo niko batekereza. Ndashaka kubaza Mwanafunzi batangije uburyo bwiza bwo gukora ibiganiro byo ku ma video kuri chaîne Trio Rumurika byaje kurangira bite? Byaje kurangira kubera ko twari abantu batatu tutabasha guhuza gahunda
kubera ko buri wese yari afite ibyo akora tutanakora hamwe buri wese akagira gahunda ze bitunanira guhuza gahunda ariko nta kindi kintu kirimo. Isanzure ni rirerire cyane ku isanzure ringana rite? babibara nta muntu uzi uko bingana, babibara mu byitwa année lumière. Donc babibara mu muvuduko mu ntera urumuri rushobora kugenda mu gihe cy'umwaka, kandi urumuri nicyo kintu cya mbere cyihuta muri ubu buzima. So nta muntu uzi ukuntu bingana mu by'ukuri. Wari uzi ko uri kumva ko mu by'ukuri wabereye abanyarwanda umugisha. Ndifuza ko tuzongera kugutumira kudusobanurira ku mikoreshereze ya internet nk'umwe uyisobanukiye cyane kandi ukaba uyitinya kubi, ukaba utayigerereza ukumva ingaruka zayo. Reka dushimire Mwanafunzi, wakoze cyane. Murakoze cyane Godfather, nijye bashaka kugushimira kubera ko ni ubwa mbere nyine ngiye kuri space, nubwo nari nzi neza uko biri bugende. Nashobora kugushimira, ni uburyo bwiza bwo kuvugana n'abantu aho kuvugana n'umuntu umwe gusa, ahubwo abantu bose babyifuza mukavugana. Ni uburyo bwiza, ntabwo nabikoze kenshi ariko ni ibintu by'ingenzi. Nizera ko n'ikindi gihe rwose nazaba mpari. Nshimira mbikuye ku mutima abantu bose bari bahari, abo twabashije kuvugana, abanyifurije kugira ubukwe bwiza, mwakoze pe. Abanteye inkunga ndabashimiye bitagira ingano. Iyo haboneka ijambo riruta merci cyangwa se riruta murakoze byari kuba byiza. Merci. Ni ibintu bishya ariko turumva ko tubaho twese, abantu twese uko twakabaye tubaho dushaka gukemura ibibazo. Iyo ubayeho nta bibazo ufite byo gukemura, ntabwo tubivugaho kenshi, ariko iyo nta bibazo ufite byo gukemura uba wumva nyine utari muzima cyangwa se bitameze neza. Mu kubitekereza rero harimo kwanga rutine, kwanga kuvuga ngo ese ko mbyuka nkajya ku kazi nkagaruka ngakora ibyo nkora ku wa mbere ku wa kabiri ku cyumweru bikarangira, bizagenda bite? Hari ibintu bya muntu yakabaye agihindura ubuzima, cyane ko n'imyaka iba yigiye imbere, nkakemura n'ibindi bibazo n'ubundi bwoko bw'ibibazo. So ni urugendo natekereje muri ubwo buryo, cyane ko abantu turi navuga gute duhinduka mu buryo udashobora. Uyu munsi ikintu utekereza ko kidashoboka cyangwa se utakora cyangwa se kitari muri valeur zawe gishobora guhindurwa n'akantu gato, cyangwa se utamenya n'icyagiye mu gitondo ukabyuka ukumva ugashaka kugira abantu ukorera cyangwa se kugira abantu ugira ibyo ukora kubera abo. So ibi bitangira gutyo. Hari umuntu nzi, hari touchline nzi y'umuntu uririmba witwa Yusufu aririmba quand je souffre pour vous je souffre avec plaisir. Iyo ndi kubabara ku bwanyu mbabarana ibyishimo. So nabyo rero bijya gusa n'ibyo byo kuvuga ngo okay reka nike gukemura ibindi bibazo cyangwa se guhangana n'izindi challenge z'ubuzima. nuko byaje. Mwanafunzi uvuga indimi zingahe? Ndi uko ikibazo bandashaka kugira ngo bigende. Uvuga indimi zingahe? Ntabwo ari nyinshi. Ikinyarwanda n'igifaransa n'icyongereza kitari cyinshi, igiswahili kitari cyinshi. Aze muri Kigali Epotech mu muryango w'ikoranabuhanga. iPhone yawe ifite ikibazo mu mikorere yayo, ikirahure cyayo cyaramenetse, ishiramo umuriro vuba, ikunda kwizimya bya hato na hato, yaguye mu mazi nyuma irasinzira, ifite ibibazo bijyanye n'ububiko cyangwa iCloud yayo. Ibi byose n'ibindi bibazo bigirwa na za telefone nibyo byatumye mu Rwanda havuka ikigo cy'abahanga mu guhangana nabyo. Gusa muri Kigali Epotech bo bafite umwihariko wo gukanika izo mu bwoko bwa iPhone zonyine. Ugeze mu mujyi haruguru yo ku musigita w'imihanda ihurira munsi yo kwa Makuza, ureba mu cyerekezo cyo kuri Beka, uhabona icyapa cyanditseho ngo Only iPhone Repair. Wanabahamagara kuri 0784 21 14. Kigali Epotech, intangarugero mu gukanika iPhone. Isano.